Okay. Uri umuyede? Ufite imyaka ariko 25. cyane ruzi. Iradukunda wanje nimuguha ntago uzamubabaza. Have naba nkoze amakosa. Uri seriye? Serious. Okay. Data Iraduku. Amen. Inosase hari icyo umunengaho uyu musore wacu. Uyu musore ndi kubona asa nk'umuntu waba nyine agira kanu. Arashaka umuntu uri seriye. Oya niyo yaba umugore nta kibazo nushaka ubikongo. Ese ushaka umugore? Ese ufite gahunda yo kurongora ryari Inosa? Nyuma y'imyaka 2. Imyaka 2. Iradukunda cyane ubwongo yego ko ushaka kurongorwa nonaha. Turashaka. Arashaka. We. Arashaka ryari? Avuze kare. Okay, Iradu, avuze kare. Wowe urashaka ryari se Iraduko? Tubwire igihe ushaka. Nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4. Yo nzayihangare hari ikibazo se yo ni fresh aho. Oya, wese ndakubibona. Umungu niba akubwiye ati imyaka umubwiye azayihanganira kuki utamwumva? Ese wamuha amahirwe akagerageza kwa kuri questinze kuko yagukunze. Okay. Reka mbaha akanya mubazanye utubazo tw'amatsiko nta kibazo mu munota 1 cyangwa 2. Iradukunda. Amen. Ukunda iki? Okay, ngundi firiti. Iraduku. Yawe. Oui. Ngundi firiti na ice cream ya shokora. Oya ibyo ngibyo yewe. Nzaguha ibirenze ibyo ngibyo humura. Okay, ngundi iki munyine mu Rwanda niki cyo kurya, icyo kwambara, iki. Oya nibyo kwambara nabiguha. None se mu rugo ni hehe? Mu karere ka Huye. Huye. Yego. Cyambere nuko nagukunze ibindi turabivugana. Iraduku nawe ufite amahirwe yo kumubaza ibibazo ushaka kumenya kuri Inosa nta kibazo. Okay, nareka mubaze. Anyway, ni byiza anditanwa na musaza wanjye. Wow. Okay. None se iwanyu ni he Inose? Nyamirambo. Nyamirambo. Ukavuye Kigali? None se uri tayari uzanshimisha ntabwo uzambabaza ngo ngire nk'uwo ndari mfite wakasa mutwe? Yari mwiza utagira ngo yari bogari cyane nzarenza ahubwo ngiye reka mubwire ibintu byiza. Reka ibindi bijya inyuma ya kamera sibyo? Tuvugane inbox. Ugiye kunkanda. Ga mu followingane rero. Ubanze mu followingane. Banze ne kumwa. Turi inshuti. Ugiye kunkandaho urasanga wari mu rozanjye kuri account yanjye cyangwa se nzi kubwira nta kibazo. Oya mugende muzihane muri inbox. Mwizihana hano. Muzihane muri inbox mu biganireho sibyo? Bahita bagutwara hano hari ibirura.